Hello guys, nishimiye kongera kubana namwe mwebwe bakunzi bacu mwebwe duhoza ku mutima. Tugarutse n'ikiganiro umurunga w'ubumenyi. By'umwihariko iki kiganiro mukinjanyemo nanjye Nzeyimana Ibrahimuzo Ibrakadabra mwenye sauti original nta yandi habana abashaka kandi sindi jyenyine uri kumwe na wa musore Imana ikunda ikamwishimira ishimwe Jean Pierre Professor Pimeka. Nguwo umusore rwose tugiye kugarukana muri iki kiganiro umurunga w'ubumenyi. Uyu munsi rero tugiye kugaruka kuki uyu munsi mu nkundire tuganire ku bintu dusangizanye ubumenyi n'ubuzima tugiye tubanaho bwa buri munsi hagati yacu n'ibimera ndetse n'ibisimba bitandukanye n'ibidukikije muri rusange. Kuvuga ngo tugiye kureba uko wava mu nzara z'urupfu uramutse uhuye n'imwe muri izi nyamaswa z'inkazi kandi zikaze uko ari eshanu mu ishyamba. Uko wava mu nzara z'urupfu uramutse uhuye n'imwe muri izi nyamaswa eshanu z'inkazi mu ishyamba. Yego. Izi nama zirakora pe. Ushobora kuvuga ngo ndi muri Kigali. Ese iyi nyamaswa nzahurira hehe nayo? Ariko se nta nubwo uzakora tourism. Ntabwo uzakora ubukerarugendo cyane ukagenda gusura ibyanya bitandukanye. Erega twibwira abantu ko burya umuntu amenya ahe hashize ariko ubuse aho uri bubuze ko uri nyuma y'iminota 5 iri imbere urahazi. Niyo mpamvu izi nama rero cyangwa zikenewe cyane kuri buri wese. Ushobora kuzisanga mu icyo bita mu mazi abira cyane. Ayo mazi abira uzayavamo utakurikiye ikiganiro n'umuntu hamwe na mwenye sauti original ndetse na Professor Pimeka. Ibi byose wabikura hehe? Bana natwe ube muri wowe, tube muri wowe, ube muri twebwe, tube muri wowe mu buryo bw'iki kiganiro, ariko by'umwihariko mube mu Mana icyo gihatse ibindi byose. Rero tugiye kugaruka ku nyamaswa intare, imvubu, ingona, ingwe ndetse n'imbogo. Izi ngizi inyamaswa zubashywe cyane. Yego. Izi ni inyamaswa zikomeye cyane zishobora kuguteza ibyago. Nukuri wowe rero wibaza uti ndamutse mpuye n'imwe muri zo nabigenza nte? Ese uramutse uhuye n'imbogo wabigenza ute? Uhuye n'intare wabigenza ute? Ibi nyamaswa birakaze cyane binatera ubwoba cyane. Ubundi reka duhure kuri King. Nukuri umwami w'ishyamba. Nukuri King Lion. Umwami w'ishyamba intare. Yego. Ubundi bavuga yuko iyo uhuye n'intare uba ufite ibyago byinshi cyane byo gupfa pe. Nukuri nudakurikiza izi nama. Yego. Iyo uragiye mwenye sauti rwose akanyereka ngasoreze hano. Reka nkugire zino nama. Intare ni inyamaswa gikaze kukireba mu mvugo yacu mu mutontomo. Burya ntabwo kivuga kiratontomo. Ni nayo ntwaro kikoresha cyane. Ni ukuvuga ngo Professor Pimeka nawe reka nkubwire umva ntuzigire intwari ndabizi mu bintu byinshi urabigerageza ariko nuhura n'intare mugira inama yo gushwekura pe. Nuhura n'intare uziruke urumva ariko ntuziruka utekereza kuyisiga kuko ntuzayisiga pe. Ahubwo uziruke utekereza kugira ibiki kurira igiti iyo umushorishori intare nta yandi macikiro uzagerageze kugenda wirukanka usanga igiti ucurire vuba na bwangu kandi nabwo umushorishori hejuru kubera umuvuduko n'imbaraga igira. Ahubwo rero babishoboye reka tubagira inama yo kwiga kurira we. Ni ukuvuga ngo uno murongo w'ubuzima wubatse wakabaye uzi ibintu bibiri bino bintu bikurikira muri ubu buzima. Wari ukwiye kumenya kwirukanka n'amaguru ukamenya gufunga ku mpamvu ndi bwaze kukubwira. Icya kabiri ukamenya gutwara ikinyabiziga icyo ari cyo cyose. Icya gatatu ukamenya koga mu mazi. Muri aya magambo ngiye kugusobanurira byose ni umurunga w'ubumenyi. Ni ukuvuga ngo kuba uzi kwiruka akamaro ko kumenya kwiruka ni iki? Ni ukuvuga ngo igihe umuntu arimo kukwirukankana igihe inyamaswa runaka nazo siko zinganya imivuduko irimo kukwirukankana uzakizwe n'amaguru pe
kuba uzi kwirukanka umuvuduko uri hejuru kandi ku ntera ndende bizagufasha mu hari n'abandi njya numva bakunda kuvuga ngo tekinike ya nyuma ngo ni niyo tekinike ya nyuma kumenya gutwara ikinyabiziga. yego tuvuge yuko ugeze ahantu kumenya gutwara ikinyabiziga rero bizakumara iki? mugeze mu bihe by'amakuba, mugeze mu bihe by'amage, ugeze ku igare k'amatabaro, birababaje kuba waba ufite umugore, waba ufite umwana, waba ufite mugenzi wawe mukabona igare mukananirwa kwinagurira kuri iyo nyumbu muyitwara. ni n'igise bivuga ngo kwiga gutwara ikinyabiziga icyo ari cyo cyose, imodoka, igare, moto, ni ibintu by'agaciro cyane, biragutabara iyo ugeze mu makuba. noneho kumenya koga nabyo, uzi ngo mu bihe by'intambara bamwe baturutse hariya barakugose, nyamara baraguhinda bakwerekeza ku mazi. uzi utazi koga ibikubaho? Profesa Pimeka, inshuti zacu mudukurikiye, uzi ibyakubaho? ariko tekereza kuba uvuga ngo imbere yanjye ndareba amazi ariko ngiye no koga. bivuga ngo muri ubu buzima iga ibyo bintu bitatu, kabone n'iyo byose utabishyikira kuko ntamenya byose, ariko byibuza muri ibyo tukubwiye uzi gukora kimwe muri byo kandi umenye kugikora neza. Okay, intare rero nayo, intare uzirukanke werekeza ahantu hari igiti, urire vuba na bwangu kandi ugere mu bushorishori hejuru, kubera yuko zirasimbuka kandi zikasimbuka nazo ku butumburuke butari bugufi. ni ukuvuga ngo ugirwe inama yo kurira ukajya mu bushorishori hejuru. kandi nk'aho ibyo bidahagije, igihe wisanze mu ishyamba ukeka ko ririmo intare ndetse n'ibindi bikoko bitandukanye, cana umuriro mwinshi. mu gihe ari mu masaha nijoro ukabona utari bwarirangize uteganya ko wariraramo, cana umuriro mwinshi. ni ukuvuga ngo umuriro nawo wabasha gutabara. uzirinde gutwika ishyamba. ni ukuvuga ikintu cyiza, wareba ahantu h'ubutaka hategereye ibyatsi ku buryo wakongereza ishyamba, kuko waba wangije ibidukikije, ugacana ikibatsi kikazamuka hejuru. inyamaswa burya zitinya umuriro, umuriro utinywa n'ibintu byinshi, usibye n'inyamaswa. natwe nubwo turi inyamaswa natwe turawutinya. umuriro burya wakora ikintu udakeka, umuriro ugira ingufu. ngaho iyo yari intare, yo yari intare. ni ubwo buryo wayicika. imvubu, nuhura n'imvubu nyabona ntuzagire ikosa ryo gutekereza ubuhungiro bwayo mu kigunda ngo wiruke werekeza uko ahantu hari amazi. mbese ubona ngo sibyo? reka nkwereke nk'ubu waba nk'agaca ari ikinyamaswa kijyana kikaza kikakurya, ugakora amakosa yo kwirukanka ngo wishatsemo imbaraga ugasimbuka ujya hejuru. ntabwo waba ukoze amahitamo meza. ni ukuvuga ngo amazi ni iwabo w'imvubu. mu gihe uhuye n'imvubu, ni inyamaswa igira umuvuduko uri hejuru cyane, hejuru kurenza uko wabyiyumvisha. ntabwo wakwiruka ngo uyisige, kabone niyo wayisiga. kwirukanka ugana ku mazi no kwirukanka ugana mu rupfu, kuko n'ubundi niyo nturo niho zituye, niyo icyo kibuga cyazo zikiniramo. ahubwo dore uburyo wacika imvubu uramutse ikwirukanka. irukanke, ntugendere inzira imwe, ugende zigizage, iburyo ibumoso, ugende nushyiramo intera wizenguruke, kuko yo ntibizayohera kubera wa muvuduko. genda wikoza hirya hino hirya hino, nibwo buryo bwo utagendera umujyi umwe wibeshye. nimba wari ufite kwiruka nka metero 10, imvubu yagucikira ugenze nk'eshanu cyane, igira umuvuduko uri hejuru. ahubwo wowe genda uyikubitamo amakorosi, uzayicangacanga. iyo ni inyamaswa ya kabiri tubonye uburyo wayirinda. ikindi, ingona. buriya ingona n'imvubu byose byikundira mu mazi, niho biba. usibye yuko ubuzima zibayemo izo nyamaswa zombi nibwo buratandukanye. tubibutse yuko imvubu irarisha, ariko ingona yo irya inyama. bivuga ngo rero uri ifunguro riteye apeti ku ngona, cyangwa se ndiryo, nawe mwabaryo twabaryo babaryo. bivuga ngo rero hari inama ugirwa mu gihe urimo koga, uri mu mazi ukikanga ingona. koresha uko ushoboye kose
uzoge kibunamo amaguru ugana ku nkombe, kandi numara kugera ku nkombe uzihutire kujya kure y'inkombe ujye ku butaka kure cyane, kuko ingona nubwo zitazi kugenda vuba vuba ku butaka, ariko iyo irimo kuva mu mazi ijya ku butaka igenda nanone intera itari ntoya kuko irirasa. Yego, ni ukuvuga ngo ku butaka ho ni wiki ntabwo izi kwihuta. Ubwo rero mu gihe urimo kwikanga ingona hafi muri ayo mazi gendera ku butaka. Ariko ngo igihe iva no mu mazi igikuka amazi kajya n'imusozi. Ku musozi ni irahagenda, kuko banabiciyemo umugani baravuga ngo ingona ngiva mu ruzi wikarigaturumye. Ubwo baba bashaka kwerekana yuko wenda nk'umuntu ashobora kwikura mu bintu byiza mu bususuruke akajya kwangara. Ubwo rero bihita byumvikana ko ibasha kuva mu mazi ikajya imusozi, ariko ntekereza ko imbaraga idashobora gukora kimwe. Hari ibintu byinshi wabisanira. Tekereza ko utuye mu nzu y'ibyumba 3 4 warangiza ukavuga ariko ubundi ubukombe bumwe ngaho hose hamara iki, ukavuga ngo ibi byumba 3 ndabigurishije ngiye gusigara na salo na korodori. Ubu ni ngona kuki yari iri mu mazi ariko bigiye kuri Gaturumwe. Bivuga ngo ni igihe cyose waba ufite amahirwe yo kugera kuri byinshi ukabyikora ugafata utwinica n'ikize ari wowe ubwawe ubigizemo uruhare. Rero ingona uzayihungire ku butaka kandi kure y'umwaro, kuko ku butaka ho wakwiruka n'amaguru ukayisiga ntabwo izi kwirukanka. Ariko mugenzi wanjye nudakora ibi ngibi ikizagukorera mbere yo kugushyitsa mu gifu amagufa yabaye nk'ifu. Kuko umuvuduko ugenderaho niwaba ushobora cyane, nta nubwo nzakurangira ngo urire igiti kuko izabikora neza kukurinda. Nta ngingo n'imwe wabona izakurengera nudakurikiza izi nama ngiye kukubwira. No mu maboko ntuzapfa kuyihangara. Ni inyamaswa iteye ubwoba cyane, ni inyamaswa n'izindi zitinya, ni inyamaswa y'inyabwenge, igira icyo bita timing, izi kubara ibihe, izi gutegura, ntihubuka, iratuza igashishoza. Ni ukuvuga ngo kugira ngo ifate umuhigo ibiherezo n'amambuye, irabanza ikiga ku nyamaswa runaka, ikamenya ngo iyi nyamaswa igira ingufu zingana gutya, iyo yirukanse igira umuvuduko ungana gutya, yirukanka muri ubu buryo burundu. Ibyo byose irabanza ikabikora. Isomo rikomeye ku kiremwamuntu cyane rwose. Ni ukuvuga ngo rero kuko ino si mutajya inama, ugize gutya wisanze mu kanya kamwe n'imwe. Icyo usabwa gukora wowe nta kintu, ntuzakora ikosa ryo kuyataka. Oya, bizaba ari igitekerezo n'intambwe ikuganisha. Nyamara nubwo utazayataka ntuzafatire umwanzuro wo kwirukanka, kuko uzaba urimo gutuma inzozi zayo ziba impamo. Ubundi ingwe nta nyamaswa ijya yica yireba mu maso, zose irazikanga kubera ubwoba, zikayereka mu bitugu zikirukanka. Ari na mpamvu bavuga ngo ingwe ntiyazi gufata ku gakano, kandi bivuga ngo ingwe imibereho yayo myinshi ngo yarabyigishijwe. Wenda icyo gihe byo ni mu gitabo cy'inoza cy'ingwe n'imbwa. Urabizi njya mu bwishingizi bw'imbwa ngo ni ingwe y'ingore iyo ngira umuhoro wanjye. Abanditsi bakira barabahanga cyane. Kuvuga ngo ingwe akenshi ikunda gufata ku gakano cyangwa se ikunda guturuka inyuma y'ikigiye gufata. Bivuga yuko ingwe uzayirebe mu maso ntuyatake, ugaragaze gutuza. Ntabwo byoroshye, ukomeze umutima, kwihanga amaso. Ubundi akenshi ntekereza ko baba bamaze gupfa byarangiye. Gusa umutima ukomeye. Ubundi ugende usubira inyuma gahoro gahoro, ushyiramo distance hagati yawe nayo. Ntuzayatake ko nanone ntuzagende wiruka mu ihunga, kuko izapima ubwoba buri muri wowe bitumye kwataka ntacyo yikenga. Ubundi rega bino koko bizi yuko n'abantu bagira ubwenge, kuko ikuze ubwo bushobozi nayo itwara ibintu byayo gahoro gahoro, nyuma gake gake nugera mu ntambwe kure yayo rwose. Nushaka uzashobora ikure, ariko mu gihe kuri ruhande uzitware gutyo. Inyamaswa ya gatanu muri izi eshanu twababwiraga, inyamaswa bita imbogo. Wowe wasanga uvuga ngo ariko se kuki mutatubwiye inzovu? Kuki ubundi se inzovu mu ishyamba igutwara? Cyokoza nuyihemukira bizasaba imyaka 20 byose ikikubitse mu bwonko bwawe. Nukuri? Yego.
irwara inzika ntiyibagirwa vuba. Yego. Iyo ikubonye yo ngo ya video irongera ikayikina. Impamvu tutayigarutseho cyane inzovu kwibona mu ishyamba nta gitangaza kuko utayikubaganiye nayo ntikwanduranya. Turi kuvuga ibikoko bishobora kugukubaganira bikagusaba uti buriya iribuka pe Professor P wagahunga imbogo ariko noneho bicitwa imbogo si igitangaza ariko zirinde imbogo imwe. Imbogo imwe igira uburakari, igira umujinya kandi igira ubugome bukabije cyane. Buriya ari nk'ijana ntacyo zapfa kugutwara ariko imbogo imwe iragatsinda. Ni ukuvuga ngo rero mu gihe uhuye n'inyamaswa y'imbogo usabwa gukora iki? Mu gihe muhuye ari nijoro bikubereye byiza uzaba ufite itoroshi uyu bigukundiye ukafite ariko byagukundira ushobora gufata ibyatsi ushobora gufata igitambaro byaterwa n'icyo ufite iyo sitimu cyangwa se itoroshi uzayimurike mu maso y'imbogo uyihambiriye ku giti itoroshi ikomeze ireba wicane yireba mu maso. Nurangiza wowe ntuzagenda ugana hamwe itoroshi nimba itoroshi riri aha ntuzajya inyuma y'itoroshi ahubwo uzajye ahandi itoroshi ikure y'itoroshi ariko nanone atari inyuma yayo kuko imbogo yizibwira yuko uhari kandi ufite mu maso. Nkuko undi reba mu itoroshi izabitekereza ko ni ukuvuga ngo yo izaza ije kwivuna umwanzi izaza ikurikirwa mu kindi cyerekezo naho umuntu yagiye kare uzakizwe n'amaguru itoroshi uyisige yaho iyo izagenda isubire cya giti izagiterura igisenyure hasi. Ni ukuri uzagenda mu kindi cyerekezo nabo n'igihe umubuye ari ku mpamvu burya ntuzakeke ko imbogo ari inka ntoya wiboneye ntuzakeke ko ari akanyana ntuzakeke ko ari agatovu wiboneye ntabwo ari mugenzi. Oya kera turi abana hari igihe zigeze kuva mu ishyamba zigeze nko kuri ebyiri iraza rwose umusaza aho yari arimo yibagarira ibishyimbo iraza neza imurashyima amahembe ariko yagize amahirwe ntiyapfuye arangije rero mu kudusetsa aratubwira aterega abana bati nuko nabonaga ari inka rwose ati nabonaga ari nk'icyerekezo ni nka bya bindi ngo nari natahira ubu ukagira ngo sinzi kubyina ntabwo utari wahura n'imboga cyeka kare buriya muri 2011 hariya rwose i Kayonza ahantu bita imburabuturo hubatse agakiriro imbogo rwose ibyo yahakoze bayiciye mu kiyanja hafi n'umunara niho bayirasiye rwose ndabyibuka neza ariko uri kubona bano bantu bagenda bakora isuku turabasuhuje cyane bareba nimba kugura isoko ayibonye akagira ngo ni inka yikubita umwere ariko iyo mbogo nta gahunda yo kubishe noneho yari yaze ahubwo icyo yagize gutya yaragize irakaraga imbuto yizinaga hejuru yamukubita hasi aranavunika yikomereza urugendo rwayo kubera uburakari rero ifite yari yatandukanye na ngenzi zayo yagiye mu butanda bw'isoko abantu bagenda bacuruza inkweto igenda ihimbagura rero ni ukuvuga ngo nuhura n'imbogo mama ugirwa inama yo kugenda ukurira igiti vuba na bwangu niyo ngingo yonyine yagufasha. Reka tubwire abantu ko ikiganiro Ibra n'umurunga w'ubumenyi ariko rero kandi katumvishe imbogo iyo uri igiti bishobora ngo no kurira amaraso yagutegereje yakubuze ni ukuri ariko nanone umuntu avuga ngo buriya ngo hari akantu ushobora gukora ngo uri igiti mu rwego rwo kugira ngo igende ngo usabwa guciragura hasi inshuro nyinshi ubwo wari uzi imbaraga zayo macandwe bishobora gutekereza ko waboze urimo gutinya wapfuye kera kubera guciragura uducandwe buri kanya ukamura kandi ugacira ubwenge burarahurwa ugatekereza ko waboze bityo bikaba yava impande z'icyo giti kagenda ngayo nguko ubwenge burarahurwa. Ibra reka tubwire abantu mu kiganiro arakagaruka ikiganiro n'umurunga w'ubumenyi iki ni ikiganiro umurunga w'ubumenyi ariko by'umwihariko twarebaga inkuru yitwa uko wava mu menyo y'urupfu uramutse uhuye n'izi nyamaswa z'inkazi uko ari eshanu ukabona nazo mu ishyamba uko wava mu nzara z'urupfu uko wava mu menyo y'urupfu izi nama zose twakubwiye nuzikurikiza zizakugirira umumaro uzi kwitwararika ishyamba ribamo ibikoko byinshi cyane ikiganiro n'umurunga w'ubumenyi nk'uko bisanzwe mwari kumwe
nanjye Ishimwe Jean Pierre Professor Pimeka ndetse na Nzeyimana Ibrahimuzo Ibrakadabra mwenye sauti original umuntu natinya abana umuntu natinya ishyamba atinya icyo bahuriye mu musara